urupfu nicyo kintu duhuriyeho twese, ariko ubuzima buri wese agira ubwe. N'ikimenyimenyi umuntu ashobora kugupfira ariko ntashobora kukuberaho. Iga kubaho kubera ko nutabaho neza nta wundi uzakuberaho. Nyakwigendera yaravuze ngo nuramuka uguze ibyo udakeneye cyane, ndakubwiza ukuri mu minsi iri imbere uzaba ugurisha ibyo wari ukeneye cyane. Nugura ibintu udakeneye ngo nuko bigura make uraguze kandi ntubikeneye. Nyakwigendera akubwira ngo mu bihe biri imbere uzaba uri kugurisha noneho bya bindi ukeneye cyane, kubera ko iyo uguze ikintu udakeneye cyane no kugishakira umuguzi hari igihe bigorana. Niba utagikeneye nuko n'abandi batagikeneye. Nuhora ugura ibintu rero ngo nuko ari ibya make kandi wenda utabikeneye, hari igihe bizarangira uri kugurisha bya bindi wari ukeneye cyane kugira ngo ubone udufaranga, kandi utwo dufaranga wadutakaje ugura bya bindi utari ukeneye cyane. Gura ikintu kubera ko ari ngombwa. Yaravuze ngo koresha igihe cyawe ukora ibyatuma ubaho ubuzima wishimiye, kubera ko nutabikora igihe cyo ntikizahagarara kugukorera ibigukwiriye. Nyakwigendera yaravuze ngo nabonye byinshi kuri iyi si, ariko ibintu bitatu nibyo bishobora gushyira hasi ubuzima bw'umugabo wari uhagaze. Ni ibihe bintu bitatu Nyakwigendera avuga ngo byashyira hasi ubuzima bw'umugabo wari uhagaze? Icya mbere ngo ni inguzanyo. Inguzanyo burya ngo ishobora kugushyira hanze wananiwe kuyishyura. Icya kabiri ni inzoga, ubwo ni ubusinzi. Icya gatatu ni irari ry'ibitsina. Ibyo bintu bitatu ngo bishobora gushyira hasi umugabo wari uhagaze akarambarara rwose. Ko Nyakwigendera hano yahuranyije. Nyakwigendera yaravuze ngo ntugahe umwana ibyo ashaka byose, ahubwo jya umuha ibyo akeneye kurusha ibindi. Icyo umwana aririye cyose ntukakimuhe kuko agishaka, muhe ibyo akeneye kurusha ibindi. Ntugahe umwana ibyo ashaka byose, ahubwo ujye umuha ibyo akeneye kurusha ibindi. Nyakwigendera yaravuze ngo ubuzima bugizwe n'amategeko abiri. Itegeko rya mbere, jya wirinda gutakaza amafaranga utarinjiza andi. Itegeko rya kabiri, ntukibagirwe na rimwe ririya tegeko rya mbere. Nyakwigendera ko yaje mu bintu by'ubukungu cyane. Ubuzima bugizwe n'amategeko abiri mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'iterambere. Itegeko rya mbere, jya winjiza amafaranga ariko wirinde gutakaza amafaranga utarinjiza andi. None itegeko rya kabiri, ntukibagirwe ririya rya mbere. Mbere yo kuyatakaza banza winjiza andi. Yaravuze ngo ikimenyetso cy'uko uhora wiziritse ku nshuti zitakubaka ni uko uhora wisanga mu mwanya utagakwiriye kuba urimo. Buri gihe niba wisanga mu cyumba utagakwiriye kuba urimo, inshuti uri kumwe nazo si izanyazo, ntabwo zikubaka. Buri gihe ukisanga ahantu ukibaza uti ubundi aha hantu mari makora iki? Abantu ukururana nabo si abanyabo. Nyakwigendera yaravuze ngo ni ubujiji bukomeye gusenya icyizere umuntu yari agufitiye hejuru y'ikintu kitagufitiye inyungu. Aravuga ngo abagabo b'abanyembaraga uzababwirwa no guceceka, mu gihe abagabo b'abaswa uzababwirwa no gusakuza. Yaravuze ngo niba buri munsi utekereza ku kintu runaka, ntuzigere na rimwe ucika intege kuri cyo, kubera ko icyo kintu nicyo kizagukiza. Cya kintu kikubuza amahoro, kikakubuza gusinzira, ukajya uhora ugitekereza uvuga iti ikintu ndamutse nyigiyemo nyamara ubuzima bwahinduka. Niba kigutesha umutwe icyo kintu, nuko roho yawe ibona ko aricyo kizagukiza, ntuzacika intege kuri cyo, cyane cyane iyo kijyanye n'inzozi zawe. Yaravuze ngo itegeko rirusha ayandi yose ni iri ngiri: abanzi bacu ntabwo tuzabatsindisha urwango tubagirira, ahubwo tubatsindisha urukundo. Nyakwigendera yaravuze ngo buji 1000 zishobora gucanwa na buji imwe, kandi iyo buji zicanye nta kihindukaho. Uko
uko niko n'umunezero umera. Ibyishimo ntabwo bigabanywa no kubisangira. Yaravuze ngo igihe cyose ubumbuye akanwa kawe ugiye kuvuga ujye ubanza wibaza ibibazo bitatu. Ese ibintu ngiye kuvuga ni ukuri? Icya kabiri, ese birakenewe? Icya gatatu, ese bifite akamaro? Nibinyura muri utwo tuyunguruzo dutatu uzabivuge. Nyakwigendera yaravuze ngo gukira no gukena byose bigira ingorane zabyo, nubwo zitareshya ariko zose ni ingorane. Ntugatekereze ko gukira umuntu aba atandukanye n'ingorane z'ubuzima, hoya, ahubwo ziri ku rwego rwazo. Aravuga ngo umunota umwe ushobora guhindura umunsi wose, umunsi umwe ushobora guhindura ubuzima bwose, n'ubuzima bumwe bushobora guhindura isi. Nyakwigendera yaravuze ngo umuntu ubona isi ku myaka 50 nkuko yayibonaga agifite imyaka 20, uwajya yumva ko yatakaje imyaka 30 y'ubuzima bwe. Bivuze ko imyaka 30 yabaye impfabusa. Niba ku myaka 50 ufite ukibona isi nkuko wayibonaga mu myaka 20 ishize, menya ko hari imyaka 30 yapfuye ubusa mu buzima bwawe. Yaravuze ngo iyo ufite inzu y'ibirahure ntabwo ukinisha ibuye. Aranavuga ngo ukize kuri roho niwe mukiri urusha abandi ubukire. Yaravuze ngo umuntu w'umunyembaraga kurusha abandi ntubasha kugenzura umujinya we. Nyakwigendera yaravuze ngo mbwira abanzi bawe nkubwire urwego uriho. Urwego uriho nirwo rwego rw'abanzi uzagira. Niba abanzi bawe baciriritse nuko nawe uciriritse. Reba abantu bakwanga urebe abari bo, urahita umenya urwego uriho. Ushobora no kurebera mu byo mupfa, niba mupfa utuntu duciriritse nuko n'urwego uriho ruciriritse. Umuntu ukomeye agira n'abanzi bakomeye. Yaravuze ngo jya wishimira kumva ukuri kurura kurusha kumva ikinyoma kiryohereye. Aranavuga ngo igishoro cya mbere wakwishoraho ni ukwiga n'ubumenyi. Nacyo gishoro cya mbere burya waha umwana wawe. Nyakwigendera yaravuze ngo jya uhora uzirikana ko iteka ikiremwa muntu gihora gitegereje cya gihe uzakorera amakosa kugira ngo kikubyine hejuru. Aranavuga ngo nubwo tubaho inshuro imwe tukagira ubuzima rimwe gusa, iyo tubayeho neza iyo nshuro imwe iba ihagije.